Muri Jella Kitchen tuzajya tubagezaho uburyo wategura amafunguro atandukanye n'akamaro kayo. Tuguhaye ikaze muri Jella Kitchen, wakoze kubana natwe. Nge nitwa Jeannette Ayisenge, ninjye tujye kubana muri iki kiganiro cyo guteka, aho tuzajya twibanda muri tips zitandukanye zo mu gikoni, tukwereka uburyo ushobora gutegura amafunguro iwawe ku buryo bworoshye kandi bwihuse, kandi bikaza kuryoha, ugategurira abashyitsi, ugategurira abana mu rugo nabo bakishima. Rero Jella Kitchen ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ibindi biganiro twateguye ujye ubibona ku buryo bworoshye kandi bwihuse. Hanyuma rero tugiye gutangira tubategurira umugongo w'inkoko uvanze n'imboga zitandukanye. Nkuko mubibona hano mfite inkoko yanjye, umugongo w'inkoko nkuko nabibabwiye, ni uduce dutoya ukatamo turinganiye kugira ngo ize gushya neza kandi bize guhura n'izi mboga. Hano mfite poivron rouge, mfite poivron y'icyatsi, igitunguru, tomate, nkagira n'ibindi birungo bitandukanye. Ushobora gukoresha ibirungo byawe ushaka, ntago ari ngombwa ngo ukoreshe ibi byose. Hari ushobora kuba akunda ibirungo bikeya cyangwa se byinshi. Nkuko ubibona iyi ni chicken masala, ni ikirungo kijya mu nkoko. Aha mfite paprika powder, nacyo ni ikirungo tuza gukoresha. Nkagira black pepper, noneho nkaza kugira na cube magi na tungurusumu yanjye nkuko mubibona twasekuriyemo hano. Ubu rero tugiye gutangira turunga izi nkoko zacu nkuko muri kuzireba. Turagenda dushyiramo ibirungo kugira ngo bifatemo neza gake gake. Iyi ni black pepper, iyi ni chicken masala. Ushyiramo nyine ibirungo bikeya bitewe n'ibyo ukunda n'ingano yabyo. Noneho hano mfite paprika powder, nawe ugashyiramo gakeya, si ngombwa ibirungo byinshi mu biryo. Hanyuma rero nkaza gushyiramo na za cube magi zanjye nateguye ku ruhande. Urabibona, urayihonda neza kugira ngo ize kujyamo neza nkuko bibona. Ubundi bya birungo byanjye mbisizone cyangwa se mbivangimo neza kugira ngo bize gufatamo ahantu hose. Nkuko mubibona inkoko yanjye namaze kuyisizoninga cyangwa se kuyirunga. Ubu ikigiye gukurikiraho nuko ngiye gushyira amavuta, utuvuta dukeya ku panu kugira ngo bya birungo byacu byivange neza. Ubu rero nkuko mumaze kubibona inkoko yanjye namaze kuyisizoninga neza, ibirungo byagiyemo. Ubu tugiye gutegereza iminota 30 kugira ngo bya birungo bifate neza, byinjire mu nkoko neza. Noneho mu kanya tugaruke dukaranga inkoko yacu. Wala iminota 30 irashize rero. Murabona inkoko yanjye ibirungo byamaze kwinjiramo neza. Ubu noneho tugiye kuyikaranga ize y'umutsi imeze neza. Ubusanzwe inkoko ni ifunguro rikungahaye kuri proteine, dore ko muri grama 100 z'inkoko dusangamo proteine grama 31, kandi proteine ikaba ingenzi mu ifunguro ryacu rya buri munsi, dore ko arizo zubaka umubiri. Inkoko kandi ni isoko nziza ya vitamine ndetse n'imyunyungugu. Aha twavuga nka vitamine zo mu bwoko bwa B zitandukanye, dusangamo izirinda indwara z'amaso n'uruhu, kongera ingufu, ubudahangarwa bw'umubiri, kurinda indwara z'umutima, kuzana imvi imburagihe ndetse na diabete.
inkoko yanjye rero nk'uko mubibona ngenda mvanga kugira ngo zitaza gufata hasi nk'uko muri kubireba. Inkoko yanjye imaze gushya neza kandi murabona ko itigeze ishirira kuko nakomeje kugenda nzivanga neza. Hanyuma rero tugiye kongeramo inyanya. Nkuko mubibona rero tugeze mu mwanya wo gushyiramo za mboga zacu y'amapwavuro, ibitunguru, uko inyanya zamaze gufata irangi kugira ngo bize kuza guhura byose. Ndavangamo poivron rouge, icyatsi ndetse n'ibitunguru. Uko twababwiye ni umugongo w'inkoko uvanze n'imboga zitandukanye. Hanyuma rero ndagenda mvanga nanone kugira ngo byivange neza. Murabona ko bisa neza, ni ifunguro wategura rwose mu rugo iwawe, waritegura n'umushyitsi niyo yaba agusuye agutunguye cyangwa ufite indi gahunda yihuse. Murabona ko bitagoye. Aha rero ngiye kongeramo akunyu gake cyane, si ngombwa kurya umunyu mwinshi, murabizi umunyu si mwiza. Turongeramo akunyu gake. Urabona ko ndimo ndashyiramo akunyu gakeya, kandi wibuke kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro twaguteguriye neza ku buryo bwihuse kandi bworoshye. Kore subscribe, ushyireho comment y'ibiryo wifuza ko twazagutekera ubutaha. Hanyuma inkoko yacu murabona ko biri hafi gushya. Rero byamaze gufata irangi, ikigiye gukurikira nuko tugiye gushyiramo seleri. Mu nkoko kandi dusangamo vitamine zo mu bwoko bwa D zidufasha gutuma umubiri winjiza calcium ndetse n'amagufa agakomera. Inkoko kandi izagufasha mu kugabanya ibiro kuko umubiri ukoresha ibinure byawo, bityo umubiri ugakora vuba. Seleri ni nziza ku mubiri w'umuntu kuko zigabanya umuvuduko w'amaraso, zikakurinda kanseri zitandukanye, zikongera ingufu n'ubudahangarwa bw'umubiri ndetse no kugabanya ubundi burwayi nka za asima n'ibindi. Poivro z'amabara atandukanye ziza ku mwanya wa mbere mu byo kurya byongera abasirikare b'umubiri bikanabongerera imbaraga. Bitewe n'uko poivro zikize kuri vitamine C, bituma kurya poivro kenshi bifasha umubiri mu guhangana n'indwara iyo ari yo yose. Murumva rero ko kurya poivro ari byiza. Murabona rero ko ibiryo byacu birahiye. Nkuko nababwiye ni inkoko, ni umugongo w'inkoko n'imboga zigiye zitandukanye, birahiye neza. Ubu tugiye kubyarura. Ibyo kurya byacu rero byamaze gutungana. Nkuko nabibabwiye, inkoko ushobora kuyiherekeza n'ifiriti, ushobora kuyiherekeza n'umuceri bitewe n'icyo ukunda. Aha ngaha rero hano twahisemo gushyiraho agafiriti gakeya. Salade si ngombwa kuko urabona ibyo twateguje birimo imboga zihagije. Ubu noneho ni karibu ku meza. Wow, wow. Biraryoshye. Mwabonye ko ari iminota mike cyane ko wategurira ifunguro nawe wawe mu rugo ushobora kurya neza mu buryo bworoshye kandi mu gihe gito gishoboka. Mwakoze cyane rero kubana natwe, mukomeze mukore subscribe kugira ngo n'ibindi tuzajya dutegura ubutaha mujye mubibona mu buryo bwihuse. Kandi niba hari ibiryo wifuza ko twazagutegurira, ntibibagirwe gusiga comment
kandi usharinge na bagenzi bawe, ubereke ibiryo bimeze neza kandi bifite intungamubiri umuntu aba akeneye kugira ngo abeho neza. Mwakoze kubana nanjye rero, nari Jeannette Ayisenge, naho utaha. Ciao.